kiri hose n'abacunguzi. Dukorera mu mavuta yo gucungura abantu. Zipora abonye umujinya, abonye agasinye Imana ikoze ngo kuko Imana yashaka kwica umugabo we, ngo yahise asimbuka afata ibuye ry'isarabwayi ahita akata umwana. Turimo turavuga ku mavuta yo kuba abacunguzi. Rero amavuta yo kuba abacunguzi nk'abagore nk'ababyeyi nta dusaba ibintu byinshi. Ibuye gusa wiriranwa imbere aho rishobora gucungura urugo rwawe. Ibuye ry'isarabwayi utifashishije ubwenge bw'abadokiteri, utifashishije kujya Faisal n'ahandi no mu bindi bitaro bikomeye, Imana igitanga ubwenge ku bagore bagacungura ingo zabo, bagacungura imiryango, bagacungura igihugu. Umugore hariho hose Imana iguhamagariye muri ministry yari yo yose uri umucunguzi. Kandi ntabwo ucungura abantu kuko ufite ibintu hano ku ntugu byinshi, wize amashuri menshi. Uburyo bwo gucunguramo iyo ufunguye umutima wawe Imana iragukoresha kandi ugacungura urugo rwawe. Mwababyeyi mudukurikiye uyu munsi wa none, mwakiribuye riri bubashe kugenya ibyari bitumye murimbuka, ibyari bitumye ingo zanyu zivaho, ibyari bitumye urukundo rwaragiye. Ni mwakiribuye. Haleluya. Iyo tugarutse inyuma tugahindukira dusanga atari ibuye nk'uko tubitekereza, kuko ibuye ni Kristo kandi Kristo niwe mucunguzi. Haleluya. Zipora buriya ndabikunda cyane, ntabwo yakiriwe nk'uko bisanzwe. Yesu yakira Kristo. Kristo yageze akakuraho ibintu byose. Haleluya. Ni mwakira ubwenge bigatuma ukora operation yo gukora circumcision. Pafu utaranize udokiteri ugahita ugenya ukamenya ibintu, ugakora ibintu bitabaho bidasanzwe mu mateka ukanandikwaho na bugingo. N'ubu uriya ni dogiteri akira amavuta yo kuba dogiteri kubaho mu izina rya Yesu. Abo bari bagiye kugupfana indwara zimeze nabi, abagore bicaranye ubudokiteri muri bo buri mu maraso. Turi abadokiteri kuko amabuye turayicaranye. Ariya mabuye abasha kubeshaho imiryango yacu. Hariya mabuye nta kintu ataguha, ataga ubwenge bwose. Iri buye buri mubyeyi wese ndamwifuriza kuritunga, ndamwifuriza kurigira, kuko iri buye ni Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Iri buye ritanze ubuganga mu rugo rwawe. Mubyeyi wabidukurikiye, hari ibintu bitagenda mu rugo. Iri buye rigukuye impanuka. Imana ishimwe. Iri buye rigukuye inzozi mbi. Iri buye rigukuyeho umwanda mu rugo. Iri buye rigukuyeho amagambo. Turavuga ibuye ni Kristo. Iri buye ryihutishije iryawe, kuko iri buye ngo Zipora amaze kurifata ngo ryahasimbutse akora ibyo agomba gukora. Ngo umujinya w'Imana urarorera, umujinya urorere ku buzima bwawe, kuko Imana nawe igusubije ibuye. Uyu munsi Imana igusubije ibuye. Ucumvira inyigisho Uwiteka agusubije ibuye. Ntabwo uzongera kugira ibikujijisha. Esiteri yaje ari umucunguzi wo gucungura uriya mwana, ndetse usibye no gucungura uriya mwana yari n'umucunguzi w'ubwoko bw'iwabo bw'Abayuda. Erega buriya Imana ni kwizera. Niba ari urugo ugiye kubaka kwa kundi utera utuvarisi ngo uragiye urimutse, jya ugenda uvuga uti njyanye misiyo yo gucungura mu izina rya Yesu, kuko nta mavuta twarayahawe, narayahawe urayafite n'undi arayafite. Nta mugore utarahawe amavuta yo gucungura. Hari abagira gutyo ukumva arananiwe, mbivuye ngo biva mu jyahehe. Ko Imana iguhaye amavuta yo gucungura urugo rwawe, waba rukennye, waba warashatse umugabo udashobotse, mu izina rya Yesu uri umucunguzi. Ntaho ujya urarugumamo kandi uracungura, uraba umutsinzi. Erega niyo turebye abantu muri Bibiliya bagiye bacungura abandi, ntabwo bagiye bakoresha ibintu bihambaye. Reba nk'uriya mugore w'umupfakazi wacunguye Eliya. Eliya ageze ku munota wa burembe, ageze aho gupfa, ngo inzara imumereye nabi, ati wa mupfakazi we nta kintu ufite aho ngaho, nzanira utuzi two kunywa, gira vuba, nzanira n'agatsima kanzanira mu ntoki. Nta protoko y'amasahane. Inzara yari imeze nabi. Wa mugore yiko ntiyacunguye Eliya. Ndashaka kubwira ngo yaramucunguye akomeza misiyo. Rero nta mugore ukwiye kwigaya. Waba ufite igitenge kimwe ndakubwira ngo uri umucunguzi, waba upfuye ijisho rimwe uri umucunguzi kuri platform Imana iguhaye. Waba uvuga
imanga uri umucunguzi. Tugiye muri Bibiliya abagore bose baracunguye ni benshi, nitwabavuga tubarangize, ariko mwakira amavuta yo gucungura. Amina. Aho wicaye ucungure. Zipora ndamukunda cyane. Ni igitekerezo cy'abagore. Yesu ashimwe. Yaba roro modo ya buri mugore wese usomye kino cyanditswe, kuko ahantu situation bari bahagazemo yari igihe cy'Imana ije gutsemba uriya muryango bidasubirwaho, kubwo kwibagirwa, kubwo kurenga ku mabwiriza y'Imana, kurenga amategeko y'Imana bakayaviyora. Ariko umwuka wera w'Imana yakoze kuri Zipora, abona uburakari bw'Imana ukuntu buje bugiye kuzabiranya umugabo we, bugiye kuzabiranya abana be, ntiyitaye ku cyo akoresha. Tekereza, witutekereza ibuye. Biratangaje waka kanya wahita utekereza ibuye ko aribyo byakubera ubucungu, ariko yahise ngo arishyikira ahita agenya. Kuva ibice 4 umurongo wa 24 haravuga ngo bukeye ari mu rugendo Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Maze uwo yari Mose. Maze Zipora yenda isarabwayi akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose. Aramubwira ati nukuri umbereye umukuvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukuvusha amaraso, gukeba abana niko nkwitiye ntyo. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Aya magambo tugiye kwigaho, umutwe w'amagambo uravuga ngo abagore cyangwa se igitsina gore aho kiri hose ni abacunguzi. Dukorera mu mavuta yo gucungura abantu. Amen. Ni amagambo Imana yampishuriye, kandi numva impaye n'ubushizi bw'amanga n'ubwenge bwo kuyavugamo. Haleluya. Iki cyanditswe turabona Mose yari umuntu ucagatiye amasezerano uvugana n'Imana ku rwego rukomeye, ngo ariko yari yarashatse umugore w'umunyamahanga Zipora. Zipora mu bigaragara ntacyo yakabaye azana muri uru rugo. Zipora ntacyo yakabaye afasha muri uru rugo. Zipora ntabwo tuzi amashuri yari yarize uko yanganaga, ariko Zipora yabaye umucunguzi muri uru rugo, kandi mu buryo abantu batatekereza. Mose ngo yari ari mu rugendo, ngo arangije yari yararenze ku itegeko yo kugira ngo akebe umwana. Mu Bisirayeli nta warenzaga iminsi 8 atarakeba umwana. Rero Mose yari yarabyibagiwe, ngo noneho Uwiteka azagiye kumutsinda mu ndaro. Kumutsinda mu ndaro, Mose ibintu byose, amasezerano yose afite Imana yamubwiye bikomeye ku bwoko bwa Isirayeli no ku muryango we na buri kintu cyose, byose yari urumva yari yabyibagiwe. Ariko Zipora abonye umujinya, abonye agasinye Imana ikoze, ngo kuko Imana yashaka kwica umugabo we, ngo yahise asimbuka afata ibuye ry'isarabwayi ahita akata umwana. Turimo turavuga ku mavuta yo kuba abacunguzi. Rero amavuta yo kuba abacunguzi nk'abagore nk'ababyeyi nta dusaba ibintu byinshi. Ibuye gusa wiriranwa imbere aho rishobora gucungura urugo rwawe. Ibuye ry'isarabwayi utifashishije ubwenge bw'abadokiteri, utifashishije kujya Faisal n'ahandi no mu bindi bitaro bikomeye, Imana igitanga ubwenge ku bagore bagacungura ingo zabo, bagacungura imiryango, bagacungura igihugu. Umugore ahariho hose Imana iguhamagariye muri ministry yari yo yose uri umucunguzi. Kandi ntabwo ucungura abantu kuko ufite ibintu hano ku ntugu byinshi, wize amashuri menshi. Uburyo bwo gucunguramo, iyo ufunguye umutima wawe, Imana iragukoresha kandi ugacungura urugo rwawe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Imbaraga ziba mu babyeyi cyangwa mu gitsina gore z'ubutabazi njye nzirebera mu gihe cya Morodekayi na Esiteri. Yesu ashimwe. Morodekayi yari umurinzi w'urugo rw'ibwami. Yesu ashimwe. Ariko yabaga ku marembo, ntabwo ibyaberaga imbere yabimenyaga.
Yesu ashimwe. Ariko kubera ko Imana njya ndeba itureberera ejo hazaza, itureberera ahantu twe tutareba. Niyo mpamvu mu gihe cy'uriya mwami cyo kugira ngo apfe cyangwa yicwe, Imana yari yarateguye Esiteri ko azaba ari ibwami. Yesu ashimwe. Icyambere yabanje kuzana Morodekayi. Morodekayi abaho nubwo iby'imbere atabimenyaga, ariko buriya ku irembo niho hava amakuru meza. Yesu ashimwe. Ku irembo iyo Morodekayi aba mu gikoni ntabwo yari bumenye ko uriya mwami noneho akeneye undi mugore, ariko kubera basohokaga ibyegera by'umwami byasohokeraga ku irembo. Yesu ashimwe. Aza kumenya neza ko umwami none akeneye undi mugore, ntabwo atari kuwakibwira umukobwa wanjye nawe akaza amahanga. Yesu ashimwe. Ariko byari mu mugambi w'Imana. Imana iduha amakuru yo kubwira abakobwa bacu baze mahanga. Haleluya. Nawe akira ayo mavuta mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Birangiye Morodekayi yibwira umukobwa ati ngwino, ntawamenya. Yesu ashimwe. Kuko nawe ndakubwiye ngo ariko uyu mukobwa aje kuri misiyo y'ubucunguzi. Haleluya. Haleluya. Esiteri yaje ari umucunguzi wo gucungura uriya mwami, ndetse usibye no gucungura uriya mwami yari n'umucunguzi w'ubwoko bw'iwabo bw'Abayuda. Erega buriya Imana nikwizera, niba ari urugo ugiye kubaka kwa kundi uterura utuvarisi ngo uragiye urimutse, jya ugenda uvuga uti njyanye misiyo yo gucungura mu izina rya Yesu, kuko nta mavuta twarayahawe, narayahawe urayafite n'undi arayafite. Nta mugore utarahawe amavuta yo gucungura. Hari abagira gutyo ukumva arananiwe, mbivuyemo biva mu jyahehe. Ko Imana iguhaye amavuta yo gucungura urugo rwawe, waba rukenye, waba warashatse umugabo udashobotse, mu izina rya Yesu uri umucunguzi, ntaho ujya, urarugumamo kandi uracungura, uraba umutsinzi. Zipora yakoresheje ibuye, buriya nkunda Zipora n'umutima wanjye wose. Muri Bibiliya buriya niwe mugore nkunda, umva ndahagera neza nkashiraho akadomo nkavuga Zipora nzakugwa inyuma ibuye. Ariko reka mubwire, hari ikintu njyewe nungukira kuri Zipora. Yesu ashimwe. Zipora yatekereje vuba uyu mugore w'umunyabwenge, umugabo Imana igiye kumutsinda mu ndaro. Ibintu by'Imana ni huti ni pa. Umugore ngo yahise asimbuka. Imana iguha amavuta gusimbutsa, iguha ubwenge bubasha gufata ibuye ry'isarabwayi, ucungura umuryango wawe, ucungura abana bawe, ucungura itorero, ucungura igihugu abagore bari hano. Reka nkwereka kandi kantu gato rero, uburyo uyu muryango Yetiro buriya niwe se wa Zipora. Yetiro nawe yari sebukwe wa Mose. Uzi ko nawe yabereye Mose umucunguzi. Imana mu buzima nijye duhuza n'abantu nta mpamvu. Mose yari kuvuga ngo aba bantu b'abanyamahanga mbajyanye, ariko Zipora yaje ari umucunguzi, amukijije urupfu n'umujinya w'Imana. Noneho Yetiro ikintu gikomeye yakoze, ngo yigeze kuza asanga Mose ahora arushye, ngo ahora acira Abayisirayeli imanza bukamwiriraho. Umunsi ukaza, ukwezi kukaza, aramubwira ati ariko wa mutipe we, bimeze bite? Ibyo ukora ibi ngibi uzi ko uzanapfa? Genda utoranye mu Bisirayeli abayobozi, ukora amagrupe batangire kugufasha abantu basengere. Imika yamwigishije kwimika, yamwigishije gukora muri groups. Urumva nawe yaramucunguye. Mose yari kuhagwa, ariko Imana iduhuze na ba data bukwe na ba nyira bukwe na abantu nk'abo baje kuducungura, bakire mu izina rya Yesu. Urumva Mose ahise bukwe yari umucunguzi, ari umugore yaje ari umucunguzi. Imana ishimwe ko Imana igituremera buriya rega si abagore gusa bacungura, n'abagabo baracungura. Nagira ngo mvuge kuri iki kintu, mbwira abapapa badukurikiye, mbabwira ngo abadamu banyu ni abacunguzi ku buzima bwanyu. Mu masengesho babasengera mwagiye, mu masengesho babasengera muri mu ngo, muri mu masafari, muri mu kazi ka buri munsi, abo turi kumwe. Haleluya. Masengesho ajya abasha gucungura ubuzima bwanyu bugeze mu kaga, cyangwa butari no mu kaga, mutari kureba aho ejo uko bizaba bimeze. Ariko amasengesho agapenetra, akagenda akagera kure, akakuremera inzira wowe ubwawe uri gucemo, akakuremera igitangaza uri buhure nacyo, kugira ngo ikamba ry'abapapa ukomeze uryambare. Abadamu rero niyo mpamvu Zipora yacunguye
yacunguye Mose. Erega niyo turebye abantu muri Bibiliya bagiye bacungura abandi ntabwo bagiye bakoresha ibintu bihambaye. Reba nk'uriya mugore w'umupfakazi wacunguye Eliya ageze ku munota wa burembe, ageze aho gupfa ngo inzara imumereye nabi, ati wa mupfakazi we nta kintu ufite aho ngaho, nzanira utuzi two kunywa, gira vuba, nzanira n'agatsima kanzanira mu ntoki. Nta protoko y'amasahane, inzara yari imeze nabi. Wa mugore ariko ntiyacunguye Eliya, ndashaka kubwira ngo yaramucunguye akomeza misiyo. Rero nta mugore ukwiye kwigaya. Waba ufite igitenge kimwe ndakubwira ngo uri umucunguzi, waba upfuye ijisho rimwe uri umucunguzi kuri platform Imana iguhaye. Waba uvuga udidimanga uri umucunguzi. Tugiye muri Bibiliya abagore bose baracunguye ni benshi, nitwabavuga tubarangize, ariko mwakira amavuta yo gucungura. Amina. Aho wicaye ucungure. Zipora ndamukunda cyane. Ni igitekerezo cy'abagore. Yesu ashimwe. Yaba rero modo ya buri mugore wese usomye kino cyanditswe, kuko ahantu situation bari bahagazemo yari igihe cy'Imana ije gutsemba uriya muryango bidasubirwaho, kubwo kwibagirwa, kubwo kurangara ku mabwiriza y'Imana, kurenga amategeko y'Imana bakayaviyora. Ariko umwuka wera w'Imana yakoze kuri Zipora, abona uburakari bw'Imana ukuntu buje bugiye kuzabiranya umugabo we, bugiye kuzabiranya abana be, ntiyitaye ku cyo akoresha. Tekereza, wita utekereza ibuye. Biratangaje waka kanya wahita utekereza ibuye ko ariyo byakubera umucungu, ariko yahise ngo arishyikira ahita agenya. Yesu ashimwe. Abagore bari bagiye kubivamo ibyingo, ariko mu izina rya Yesu Imana iguha ubwenge. Butekereza ibuye wicaranye ko ryacungura urugo rwawe. Imana iguha ubwenge buri situation ugezemo iyo ariyo yose, umenye uburyo uyitwaramo kandi uyive muri umutsinzi. Akira ubutsinzi bwo gucungura aho wicaye, aho uhamagariwe, cungura urugo rwawe. Amina. Mwababyeyi mudukurikiye uyu munsi wa none, mwakira ibuye riri bubashe kugenya ibyari bitumye murimbuka, ibyari bitumye ingo zanyu zivaho, ibyari bitumye urukundo rwaragiye. Ni mwakira ibuye. Haleluya. Iyo tugarutse inyuma tugahindukira dusanga atari ibuye nk'uko tubitekereza, kuko ibuye ni Kristo, kandi Kristo niwe mucunguzi. Haleluya. Zipora buriya ndabikunda cyane, ntabwo yakiriwe nk'uko bisanzwe. Yesu yakira Kristo. Kristo yageze akakuraho ibintu byose. Haleluya. Ni mwakira ubwenge, bigatuma ukora operation yo gukora circumcision. Pafu utaranize udokiteri, ugahita ugenya ukamenya ibintu, ugakora ibintu bitabaho bidasanzwe mu mateka, ukanandikwaho na bugingo n'ubu uriya ni dogiteri. Akira amavuta yo kuba dogiteri kubaho mu izina rya Yesu. Abo bari bagiye kugupfana indwara zimeze nabi, abagore bicaranye ubudokiteri muri bo, buri mu maraso. Turi abadokiteri kuko amabuye turayicaranye. Ariya mabuye abasha kubeshaho imiryango yacu. Ariya mabuye nta kintu ataguha, ataga ubwenge bwose. Iri buye buri mubyeyi wese ndamwifuriza kuritunga, ndamwifuriza kurigira, kuko iri buye ni Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Iri buye ritanze ubuganga mu rugo rwawe. Mubyeyi wabidukurikiye, hari ibintu bitagenda mu rugo rwawe. Iri buye rigukuye impanuka. Imana ishimwe. Iri buye rigukuye inzozi mbi. Iri buye rigukuyeho umwanda mu rugo. Iri buye rigukuyeho amagambo. Turavuga ibuye ni Kristo. Iri buye ryihutishije ibyawe, kuko iri buye ngo Zipora amaze kurifata ngo ryasimbutse akora ibyo agomba gukora. Ngo umujinya w'Imana urarorera, umujinya urorere ku buzima bwawe, kuko Imana nawe igusubije ibuye. Uyu munsi Imana igusubije ibuye. Ucumbiye inyigisho, Uwiteka agusubije ibuye. Ntabwo uzongera kugira ibikujijisha.